Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe intumwa za Yohani zimaze kugenda, Yezu atangira kubaza rubanda ibyerekeye Yohani ati, mwagiye kureba iki mu butayu? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko se mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda y'agatangaza? Dore bambaye ibishashagira bakiberaho mu mudahabagiro, batuye mu ngoro z'abami. Nk'ubwo se mwagiye kureba iki? Umuhanuzi se? Koko rero ndabibabwiye, ndetse atambutse umuhanuzi. Niwe banditseho ngo, dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo izagutegurira amayira. Mbabwiye kandi ko mu babyawe n'umugore ntawe uruta Yohani, nyamara umuto mu ngoma y'Imana aramuruta. Nuko rubanda rwose rwamwumvaga, ndetse n'abasoresha bakuza Imana bayigarukira, banahabwa batisimu ya Yohani. Abafarizayi n'abigishamategeko bo bahinyura icyo Imana yabashakagaho, banga kubatizwa nawe. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, tuzi ko igihe cya Adiventi kibimburirwa kandi kikarangwa n'impuruza ya Yohani Batista, umuhanuzi tuvuga ko aruta abandi. Tuzi ukuntu yadutse mu ijyangwa yigisha batisimu yo kwicuza ibyaha, akabwira buri wese ikimureba, akabwira abantu yeruye, akabwira abantu ntacyo akikiye, ndetse n'abakomeye ntabatinye. Tuzi ukuntu yeruriye Herodi amubwira ko abaho mu byaha kandi ko agomba kubireka, akabwira abantu ko niba batavuye mu byaha byabo ko umujinya w'Imana uzabagwaho gitumo. Ati, dore intorezo iri ku mizi y'igiti, mwitonde, igiti cyose kidatoshye ngo cyere imbuto azagitema. Dore kandi araje afite urutaro rwe, afite intara ye, aragosora impeke nziza, ingano nziza azazihunika mu bigega bye, naho umurama awutwikishe umuriro utazima. Yohani Batista rero yabaye umuhanuzi udasanzwe, kuko burya umuntu udasanzwe tumubwirwa n'uburyo yambara, ukareba aho uzingiye nk'uko bivuga muri iki gihe, ko yambara, aho atuye, uko afungura. Ibyo byose tuzi ukuntu Ivanjiri tubwira ko kuri Yohani Batista byari bidasanzwe byose, byari bidasanzwe byose, kuko yari afite umurimo udasanzwe, umurimo atarahuje n'abandi bahanuzi. Yezu Kristu araweruye hano, yeruye ko ari we wagombaga kuba integuza y'Umukiza, niwe wagombaga kuba integuza y'Umukiza, nk'uko byari byaranditswe ngo, dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo izagutegurize inzira. Benshi bamwibazagaho rero, Yezu Kristu arangije urujijo rwabo. Yohani Batista bamwibazagaho byinshi. Yezu Kristu aravuze ati, nguwo uwari warahanuwe ko azagenda imbere y'Umucunguzi akamutegurira amayira. Yohani Batista kandi tuvuga ko aruta abandi, kuko ari we uri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya.
ibijyanye n'umukiza abandi bahanuzi babivugaga mu mvugo igereranya, mu mvugo ishushanya, bakavuga ibizaranga uwo mukiza, uwo mucunguzi, uko azaza ibimuga bigahaguruka, ibipfamatwi bikumva, impumyi zikabona, bakavuga ibitangaza. Ariko rero Yohani Batista yagize umwihariko, yagize ishema ryo kumwereka rubanda ati nguriya ntama w'Imana, nguriya ukiza ibyaha by'abantu. Uwo ni umwihariko wa Yohani Batista, kandi akaba ari wo umugira umuhanuzi udasanzwe. Bavandimwe, niba rero twumva ko ari umuhanuzi udasanzwe kubera ibyo byose bimuranga, iyo mpuruza ye, uko guteguza kwe, tukwakira dute? Ukwakira ute wowe? Twumvise ukuntu ngo abasoresha n'abanyabyaha n'abagore b'amahabara bamwakiriye bakabatizwa, bagaca bugufi, bakihana, bakicuza. Ariko ngo hari abandi Yezu Kristo yabivuze, yabatunze agatoki, ngo abafarisayi n'abigisha amategeko ngo bahinyuraga icyo Imana yabashakagaho, bakanga kubatizwa kuko bumvaga ari ibyatwa, ari ibyamamare mu idini, bakumva ari bo ndetse bayoboye, nta wundi wagombye kubacisha bugufi. Aba nawe arabahinyuye, Yezu Kristo arabahinyuye. None nawe yaba guhinyura, none nawe yaba kugaya, kutakiriye impuruza ya Yohani Batista, kutakira batisimu yo kwicuza no kwihana. Yego wahayewe batisimu ya Yezu Kristo yakugize umwana we, ariko rero ya yindi yo guhora wihana, iyi ntebe ya penitensiya tuvuga muri iki gihe cya divendi, nukwakiriye impuruza ya Yohani Batista ivuga iti nimukemure utununga twose. Akanunga gatuma Yezu Kristo atinjira mu mutima wawe, atabona umutima wawe, ni akahe? Imanga zose nimuzuzuze, azagende ahantu hameze neza. Ni iyihe manga ufite mu mutima wawe ituma Nyagasani atambuka ngo agusange? Bavandimwe rero, buri wese afite icyo yavuga, afite icyazi kimubase, kimuremereye. Dutangira divendi narababwiye ngo ntuzashake gusakuma ibyo wumva wageraho byose, intego wageraho zose, hariho byinshi, ariko nibura ushake kimwe, uvuge uti iyi niyo manga, aka niko kanunga, ndashaka ko muri Noheli nzaba nakaboneye igisubizo cyangwa inzira zo gukemuka. Hari byinshi rero watekereza mu mibanire yawe nawe ubwawe, mu mibanire yawe n'abo muri kumwe, n'abo mukorana, mu ngeso zawe, mu isengesho ryawe ikunze kubura ukabuririza, mu mujinya wawe, mu bugugu bwawe, mu kwikunda kwawe, mu kutorohera abandi kwawe. Ibyo byose narabasabye ngo muzashake nibura kimwe uzadomaho urutoki, uvuge uti ndemeye, imbabazi nari naranze gutanga ndazitanze, izo nari naranze gusaba reka uyu muvandimwe nzimusabe, icyo nari naratwaye kitari cyanjye ngisubize, n'ibindi n'ibindi. Nguko rero kwakira impuruza ya Yohani Batista, kandi twumvise ko Yezu Kristo avuga ati niwe ugomba kunteguriza. Twakiriye impuruza kugira ngo umukiza azavukire mu mitima yacu tumwiteguye neza. Nyagasani Yezu nabane namwe.